What is this? Biziba. Biziba. Biziba means what? Imyanda. Damai, uramenye ako kantu ni kabi. I don't know about you say. I don't know. Harya si papa yeme? No, I don't know about you say. I don't know ni papa yeme ukunda kubivuga iyo yasinze ubanza bashaka inzoga. How do you feel ahead? Who? What is who? It is Imka. You speak in English, please. Nyarwanda kanzinya. Njewe ndi umunyarwanda. Miss Munyarwanda. I'm speaking English. Kinyarwanda. Nyarwanda katu embwa. Imbwa. Iki bintu wagomeje umbwira ni ibiki? Niba uvuga igifaransa niba uvuga ikinyarwanda niba uvuga iki? Umbwire nguze na papa yema bari we mu bivugana. Cyo bintu wagomeje kuvuga simbizi sinzi. No. Je ndi umunyarwanda je Munyarwanda. Yavuga ikinyarwanda. No. Mi si Munyarwanda. Je suis diaspora internationale, vous de Canada. Or USA. Umva kato. Mwana, arakana nshaka kukubaza. Wambonera papa yeme ko uyu muntu ari kumbwira ibintu ntumva. Umunyabo ku centre y'amara nk'inzoga ni umushaka ni wamusanga. Kinyarwanda hari igisetse aho kugira ngo ugende uhamagara abantu hari ikintu bashaka kamufashe zana abantu bakennye badafite ubushobozi tubafashe. Nta kibazo ndabashaka. Mpereye no kuri mama ye. Bose barazi. Nta kibazo rwose. Anyway, ngiye kugenda ndagusigira namba ya telefone numara kubabona bose bahamagara kugira ngo nta kibazo ndaguhamagara ariko nuwongere kuvuga bya birimo ibintu. Ntago mbifuza ndagerageza bikeye cyane. Okay, bye. Rero Pepe ndashaka kubiwa cyane kuko njye ntago nafira mu cyane rwose oya Kigali raryoze umva nirongera kubona ubuzima nibwo nzaguhamagara ugaruka Kigali sibyo Pepe Oya pe oya rwose ntago kanyumvira ntago wasubira mu cyaro ukazagaruka twaranye nanjye nabonye ubundi buzima oya ntago nabikora ndakubwiye ngo rero tuvugana ntabwo yandi mahitamo narebye nsanga ni nakohereza mu cyaro n'ayandi mahitamo nabona we gusa nyine nzaguhamagara nimbona hari ikindi kintu mbona rego sisi urabizi mu byo kugira ntabwo nabikwemera ngende ariko kubona Kigali rero undi twarahuye mu kaburimbo kandi ubu ngubu ejo bundi baraje bajye bagukora no ku bintu basisi oya icyo kintu cyo ntabwo ndabizi ntabwo yagikora ni gute utambwira ko bazakora ku bintu erega kwiyagaragaza gusomana nkawe ungana imyaka 11 njye wibuka imyaka jya umenya baby ko ngukunda ni we nasigaranye nawe wenyine ndakwinginze usubiye mu cyaro ejo bundi njye nzakuhamagara ugaruke Kigali sisi oya ntabwo nabikwemera kandi ubu nagukubita urushyira ukaba ari rwo rugusubiza mu cyaro uri kumva ako sisi babare urumva usa nayo ntabwo nyumvira ariko Yesu wa mugore wa kazungu dino wo gushwana mu ubundi we kazungu dino mu siwe mutandukanye byo gute nasibye birakureba wowe ushinzwe kumenya gahunda nyumva shangenzanye inkuru nziza nkaho inkuru nziza yakuvaho ni nk'iyi wowe utagira n'amavuta yo kwisiga usa nk'urukara rwa botoro Damai, uramenye ako kantu ni kabi. Nahuye n'umudiyespora. Umudiyespora uvuga igiswahili, icyongereza. Kuko mvuze umudiyespora. Ngambwira nakumva. Nahuye n'umudiyespora ushaka abantu bakene. Agukubita miliyoni ebyiri ushaka amakuru yizewe murikira. Nibyo nakubwiye kuva kare umukozi w'Imana sibyo urabona mba naguhamagaye kuko nkwizera sibyo kandi ibintu nakubwiraga ni ibintu byambaye kandi sindabasha kubyakira buriya kuba natandukanye n'umugore n'uwambu naje kugira ngo ungire inama izina rya Yesu watandukanye n'umugore ubu namutaye burundu byagenze gute shobora natambaye ikabutura izina rya Yesu ntabwo nari aba badayimoni baguteye baruki
gira inama y'uburyo nyine nakitwara kandi ndamukunda urabizi. Yego ndabizi sinjye wabasezeranyije Ibyo simbisubiraho ko mukunda se ninjye wabasezeranyije ariko njyewe ntamutaye. yego ninjye rero wabasezeranyije none reka nkugire inama ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo mukundane kandi ikintu kijya gituma abantu bashoborana mu rugo ubundi ni ukwihanganira kubitagenda neza mukabiganira kandi Imana nayo mukanasenga Imana izarushaho kubagirira neza. Hanyuma ndumva ikintu rero wakora ni ukuzaza mwembi we n'umugore wawe mukaza mukansura tukaganira nkabagira inama mwongera nkanabasengera. Ubwo n'umudayimoni ushaka gusenya urugo rwanyu wabateye ukuvuga ngo ikintu kijya kibaho iyo umugabo yibuze aba yahindutse ubu wabaye arapfa ubu wabaye intumbi imbere y'urugo. Ako se pastor ushatse kumbwira ko ndi intumbi? None se nyine umugore ntiyakunaniye akoga kubitwa n'inkuba we. Akubwira wakiga kikigabo utazongera no kumenyera ngo udatuka abantu banjye wakigora. Uvuze ngo ikimata? Kavuga idahiye. Genda nje mvugira idahiye. Ka wagicucana n'imboni mu diaspora giye kuba inkunga ya miliyoni 2. Ntahango uritambe kwitambe. Nabanza nkaguterura hano kumva no gukubita hasi nkaguferina urumva? Guteruye ubundi se yagushyiguye yaragushyiguye gutaye. Ereka kuba naragutaye nzi impamvu ngiyewe urumva? Nzi impamvu kuba nagutaye. Akakupfundikira. Oya ngugiye hehe? Ibyo nibikureba byangiye. Waje cyane mu buraya. Miliyoni 2. Wowe baragushuka bagiye kuguha prudence miliyoni 2 ngo bagiye kuguha amafaranga. Nganyipra nk'iki kintu bindi byakonda bakirivanye. Nese mbasi mujye kuyafatira hehe? Aho se harakurebura bishe. Nese nagushaka yuko mbimenye nanjye ngajya kuyafata. Ujya kunjugunya. Umva ibyo nibinakureba ubundi. Twararangizanye. Ndagukunda n'ukunda cyangwa ukunda. Urukundo rujemo mu mfashanye. Ariko twajyana. Ariko bano bantu bari gupfiki. Niba ushaka amafaranga nawe ngwino tugende. Harimo n'amafaranga narebye ibyo gusenga nanjye ndabiretse. Kombono usinzi ibikapu amashakoshi kombono parking tugiye he? Hagiye mu cyaro ndetse urabona ndikomeze kubamarikira Kigali duhuye nawe ntaka. None se ahantu ukora ntabwo bateka ntabwo si wowe upiga nabo bahaha. Bateka bahaha ariko mwese yuko ntabaho. None se ntabwo urya? None se nimba ndi urabona ngana urabona ata n'umuntu. None se urabona nyambyibushye? Ega amaraso yacu ntayanga yacu ni wa mwana. Rero wowe amaye ndumiwe ubonye utakiri usohoka ngira kugira no kuwa. Igana rero no kubumugane n'umubonye. Ikambwiza ukuri rwose wakora. Wenda ikigali nyine ushobora kubaho nabi uzangaho ni hatari pe ariko ejo cyari ejo bundi ugasanga ubonye inote utaje umeze neza. Kareka ibyo wambwira byose ngiye ubu namaze gufata umwanzuro ngomba kwitanga. Komite Kameze utesha. Nese mwebwe ko mbona mwacikamu. Iki se? Hano hirya byabaye no muri gutanga amafaranga none muracyara. Niko. Kagira inkuru ushatse kumbwira ko mugihagaze aha ngaha? Ntabwo nabimenye. Ntabwo muzi mureba none bari gutanga miliyoni isi. Bwabufasha bw'abasore se cyangwa bafasha bw'abakuru. Rongo umva ngo n'umudiaspora. Cyo njyana. Yavuga igiswahili gusa. Oya uvuga tugenda. Oya dore ko ndaje ndubizi ndimi we. Kuseko utambeshye kuko nibyo ibiki se shyaka ibiki. Byaragiye apfuye. Adapfa yapfuye nyine. Umutambwiye. Fata sinaho byago wabimenyera. Ntabyo narinzi ye. Eri. Yo. Mimi. Mbara irya mbeshyi kigori. Reka je. Ndakibashye ngo ndi diaspora. Kiremera ko ndi diaspora. Ofara mu bari wese yibokanaganga. Nacyo kirajunja. Umva. Ubwo ragiye gutindura abantu. Babaza ngo mbaye imfashanyo ngo miliyoni 2 naye nabuze nayo. Umwana wiga hombo gagingo yagiye no mugiye kwamenya. Umva nabuze nagura jump none ngo yakeneye ngo mbaye ngo miliyoni. Ubu cyakureba kikabona uri nk'umwana. Umva. Kane gishoje. Uruze
zana ikarembure uri gukorera nyakabyisi ujye ubeshya igicucu ngo urumubyashi no biziba minisi what no romere mbasatse ko ubwo ubwo ndagiye ndakibeshye kiremeye ubwo miliyoni ngebyiri mva nabuze nayigurira umugabo ngo nanjye nubake nk'abandi ngo ndaje kuba izo miliyoni noneho ngo biziba minisi what kaisha byose umubwiye byose bizagukoraho ariko hari akantu nungutse buriya bariya abaturage b'inaha twababyazamo umusaruro